shiriwe ndapfuye ashenge babuze umuntu kunywa inzoga batabasha no kuyigura Yesu mugabo wa mugabo kuyimennye inyota yarishize n'ibicari sana nkwaki kanyakira kinjana hehe ubu se ukuntu babwira umeze inzoga uva ngobwire bati ikibazo ufite ikibazo kuri kwigira gutyo sheri uracyari hano wariswe nagiye ntabwo nawe wagiye sheri turasigaye Uwiteka Nyiringabo ndakwinginze nk'umutware wanjye uzamuhindure ni wowe uzagira ikintu umukorera ndakwinginze naje imbere yawe naje kuri uyu musozi umuhindure data umuhindure Yesu kandi Uwiteka nzi neza ko umuntu wakwiringiye atajya akorwa n'isoni ndagushimiye Yesu ndagushimiye ko ari we wenyine ujya ubitanga ndagushimiye nizeye igisubizo cyawe cyiza nizeye ko hari icyo uzamukorera ibyo byose mbisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Beti karame Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe mama pastor muraho neza amahoro kuri twese yo nari nkukumbuye nanjye nari ngukumbuye yo twongeye duhure ku musozi w'amasengesho birega amasengesho ni ibiryo bya buri munsi bidutunga kuri ni ibiryo by'abakristo tugize inkomyi hari inama ibaye hari ubuhungu bubiri buteranye ufite umugambi wo kuzenguruka bwigisha nta bigambo bavuga n'Imana yabo buri muntu wese uri hano azi icyo ashinzwe kugira ngo muzamuke mujye kuyobya aba bantu bateguye inyigisho icyitonderwa